Imana itugira neza nawe ukabagira neza igihuha uko guhumeka abazima nawe uko abazima guhumeka mu izina rya Yesu reka dusenga Imana Data mu izina rya Yesu Kristo Mwana w'Imana muzima tuje imbere y'amaso nanone turagushimiye neza yawe tugushimiye urukundo n'imbabazi zawe tugirira umunsi ku munsi Imana aho icyo ugikwiriye umwami wanjye by'ubuvuzi Bana mwami wanjye uhaye icyubahiro by'abami b'isi n'abakanategeka b'isi mwami n'abitabye icyubahiro mwami ubiherekeho hose n'amabara y'ishoboye cyane kandi Imana byose imbere yawe rero turakwigira kugira ngo umugisha n'amateka umugisha ndetse n'iri jambo Imana rivuga akamaro rwose gutega amatwi kandi tuzarinde mugire neza urakoze Mana yawe izina rya Yesu Imana ibahe umugisha kandi bagire neza turagarutse uyu munsi wa none tumaze iminsi twiga ku ijambo ryitwa gutsinda igihano kiri imbere yawe igice cya mbere twize uburyo Dawidi abise basuzugurana Goliyati akabasuzugura yumvaga ko Goliyati ubwo yivugaga ko ntawe uhwanye nawe akumva ko hejuru ye nta wundi uri hejuru ye akumva imbaraga ze n'ubuhangange bwe akumva nta wundi uri hejuru ariko twaje kubona mu gice cya kabiri ngo Dawidi umugaragu w'Imana Dawidi wari usuzuguwe Dawidi wabaga mu mugamba Dawidi wari umushumba utaragiraga ijambo utaragira ibwami Dawidi niwe wahagaze mu kwizera ahagararana n'Imana ye biravuga ngo mu gice cya kabiri ngo arangije akabuyenge ry'abashumba ntabwo yakoresheje ibyo ataramenyereye yakoresheje ibyo yamenyeye mu buzima bwa buri munsi yakoresheje ibyo yasanzwe akoresha yica utunyoni yica udukoko yirirwanaga natwo mu ishyamba ibyo yakoresheje Dawidi ahagarara ku mana ye atsinda Goliyati wakoreshaga amacumu n'icumu n'intwaro zikomeye ariko Dawidi we amwereka Imana y'Isiraheli amwereka Imana ishobora byose niyo cya kabiri uburyo ngo yamutsindiye yafashe ubuyenge dutanu mu kagezi arangije ngo yafashe akabuyenge kamwe cyangwa akabuye kamwe akaba ariko kica Goliyati Imana ishimwe cyane ku gice cya gatatu rero cy'icyo gisozo cya nyuma ndashaka kubabwira neza cyangwa ndashaka iyo umaze gutsinda igihanga kiri imbere yawe ugaruka n'ubuhamya Imana ishimwe cyane haleluya umunyacyubahiro uramenyekana barakumenya Yesu ashimwe igice cya mbere kiriho kumva ko Dawidi cyangwa abisebe basuzugura igice cya kabiri tubona ko nta kindi kintu Dawidi akoresha yakoresha ikintu yari asanzwe amenyereye natwe nta kintu tumenyereye ni Yesu Kristo niwo dusanzwe dukoresha niwo umukristo ndavuga n'umukristo niwe nta kindi kintu ugiye mu bapfumu waba utambikiriye ibi ntabwo ari ibyawe ugiye gushaka amafaranga nayo nibwo akenshi abantu bazi ko iyo ubonye amafaranga uba utsinze ikigeragezo cy'ubukene ariko Yesu Kristo mufite utsinda byose utsinda cy'ubukene utsinda indwara utsinda byinshi byose iyo dufite Yesu Kristo mu buzima bwacu utsinda byinshi icyo nashoboye kujya kuri televiziyo ibyo uzi ibyo udashobora kuvuga nawe ibyo utekereza bya bindi by'ibanga byose urabitsinda kuko Yesu aba aje mu buzima bwawe Dawidi ko yafashe ibuye rimwe gusa akaba aryo yishe Dawidi akaba aryo yikishije Goliyati Imana ishimwe cyane rero uyu munsi wa none tujya kukubwira ngo iyo umaze guhagarara neza icya mbere umwanzi yaje agusuzugura ko ari igihangange ntukatire mu bapfumu ntukatire mu kuzana mu guterekera ntukatire mu kujya kubwira abantu ntukatire kujya kubwira abavandimwe cyangwa no kujya kuvuza induru hanze ngo bahise n'abagenzi bakumenye ugahagarara warangiza ukamera Yesu akawuyobora mu buzima bwawe bw'ibigeragezo niba ikigeragezo urimo kuvuga ngo Yesu niwe wenyine gusa Yesu niwe wenyine gusa si amafaranga si abavandimwe si inshuti si imiryango nubwo nawe ufite Imana ishimwe ariko noneho kuba Yesu niwe wenyine mu buzima bwanjye Yesu arimo gutsindishiriza Yesu ashimwe cyane rero Yesu amaze gutsindishiriza ugakora ubuhamya haleluya igice cya gatatu cy'abantu iyo umaze gutsinda ibyo byose hari icyuho
cy'ubuteka kikuzaho icyuho cy'ubuteka kikuzaho ntabwo abantu bakikwangura ntabwo abantu kuko baba bazi ko nta wundi wakikwaka Yesu ashimwe cyane ariko umuntu aguha icyubahiro ashaka kikwaka umuntu aguha amafaranga ashaka kwaka tubonye abantu benshi bajya gushaka amafaranga mu bapfumu bakajya gushaka amafaranga mu bantu runaka ndashaka bashiraho kuko n'igihe gitoya ariko iyo Yesu Kristo akaza akayobora ubuzima bwawe akagutsinda igenda kikuri imbere akagutsindishiriza hanyuma y'ibyo byose bimaze kunesha Yesu aguha icyubahiro Yesu ashimwe cyane haleluya ndashaka kuvuga icyubahiro cy'Uwiteka uyu munsi wa none kigiye ku mugaragu wayo Dawidi ngo amaze kumva amaze kumenyekana amaze gutsinda Goliyati amaze gutsinda abanzi b'Abisiraheli ngo arangije biravuga iyo dusubye 17 mu cya gice ntago ndakivaho Samuel wa 17 umurongo wa 50 dore ngo Dawidi amaze kumutsinda aranje ngo aravuduka amuhagarara hejuru amaze kumutakabuye mu gihanga aranje ngo aravuduka arirukwanga amuhagarara hejuru afati wibuke birivuga iki afata inkota Goliyati yitwaje abamukatishije ijosi Imana ishimwe cyane haleluya hanyuma ukatije ijosi kwa Dawidi amaze gutsinda umwanzi w'Abisiraheli ngo arangije agarukana ubutsinzi abise barahaguruka abacitse intege barahaguruka reka nkubwiye inshuti yanjye iyo umaze gutsinda igihanda kikuri imbere iyo umaze gutsinda bigeze bikuri imbere inshuti yanjye abagushije ni benshi abarabanza bahinduka bakunzi abakuvuga ngo reka turebe ejo zafashe ubundi baguhaye iminsi runaka bahinduka batayiwe Imana noneho Imana yamutabaye dore Imana y'abarokore inshuti yanjye murokore inshuti mu iki gihe cya none hagarara no kugize byinshi wisubira inyuma ujya mu kabari wijya kuraguza no guterekera ujya kwirwanira hari igitondo kimwe bazaga kuvuga ngo dore Imana y'abarokore inshuti yanjye kandi bigaragariye muri wowe ndagushishikaza uyu munsi wa none kugaragaza Imana y'abarokore Imana wamenye Imana yakumenye utaraburuso mu nda mama wawe bivuga ngo Dawidi Uwiteka umwami Imana yabwe Yeremiya ngo Yeremiya we ngo nakumenye utaraburuso mu nda mama wawe Imana ishimwe cyane haleluya amina haleluya ngo aje Dawidi agarukana igihanga cy'umwanzi wabo rero dusanye mu gice ntabwo ndi buhatinde 17:53 bango Abisiraheli bahera ko barekera aho kwirukana Abafilisitiya baragaruka basahura basahura urugero rwabo maze Dawidi yenda igihanga cy'Umufilisitiya akijyana Yerusalemu ariko intwaro ze azibika mu ihema rye ubwo Sawuli yarebaga Dawidi agiye kurwana n'Abafilisitiya yabajije Abuneri umugabo w'ingabo ze ati haya uriya muhungu ni mwene nde Abuneri nawe aramusubiza ati mba numa utabaho nyagasani nkamumenya umwami aravuga ati baza se uwo muhungu wari we hanyuma Dawidi atabarutse amaze kwica Umufilisitiya Abuneri amuzanira Sawuli afite igihanga cy'Umufilisitiya mu kuboko Sawuli aramubaza ati hajya uri mwene nde wa muhungu we Dawidi aramusubiza ati ndi umwana w'umugaragu wawe Yesaya w'i Betelehemu tekereza yari umwana w'umugaragu bivuga ngo ntabwo yarazwe mu byukuri Imana ishimwe cyane haleluya Dawidi we yari umwana w'umugaragu kandi abe mu dutama aba mu ishyamba ari umushumba ariko biravuga ngo Dawidi amaze kwica Goliyati batajya kubazanya ni uri wa mwana mwene nde Abuneri mugabo w'ingabo za Sawuli nubwo nawe yaramuzi bivuga ngo Dawidi ntabwo yamenyekana ntabwo yarazwi aho kubera Uwiteka ahaganye na Dawidi yizeye Uwiteka ahagarara mu bihe bikomeye Imana yagaragara Yesu ashimwe cyane iyo Imana igaragaye muri wowe nawe uragaragara ndeye kubabwira abantu benshi ibi byose biruka mubona n'ibyubahiro bashaka ariko nshuti yanjye tuza kandi turize mu Mana umunsi umwe Imana izakubahisha kandi Imana izaguha icyubahiro Yesu ashimwe cyane abantu baguha icyubahiro barakikwaka amafaranga yaguha icyubahiro amafaranga yashira inka ziguha icyubahiro inka zirashira nshuti yanjye ariko hagarara
hagarara ugaragaza imana yawe mu bikomeye mu bya COVID-19 benshi bavuye ku mana benshi barirwanira benshi bataye imana benshi basuye mu kabari benshi basuye mu burayi benshi basuye kwaguza no guterekera bagiye kubaza ibyabo ariko nshuti yanjye bagiye ko mu ijuru hari imana nshuti yanjye hagarara ukomere kandi uwite kumwe imana ari kumwe nawe uwite kumwe imana araye kugira ngo kugirire neza ahari kugira ngo utabare araye kugira ngo aguhaze kwifuza kwawe arahari kugira ngo aguhe icyubahiro nshuti yanjye nubwo imiryango yawe utakumenya ntacyo bitwaye nubwo bakwibagiwe ntacyo bitwaye ariko hagarara ugaragaza imana yawe uwite kumwe imana azaguha icyubahiro. Iyo dukomeza gushoma 18 aho hasi tubona Dawidi ngo agaruka batabarutse bavuye ku rugamba ngo barangije ngo bagore bava mu mudugudu ngo baza babyina ngo Dawidi yatsinze inzovu naho Sawuli we atsinda igihumbi bivuga ngo Dawidi aho kanya mu rugamba maze gutsinda Goliyati yatangiye kumenyekana yatangiye kumenywa n'abagore batangiye kuririmba indirimbo bamenye Dawidi icyo gihe nshutangiye umunsi watsinze igihanda umunsi watsinze ibyo bihanda byose biri imbere yawe umunsi watsinze ibyo bigeragezo byose biri imbere yawe ubutemwa Imana azamanukira kuguha icyubahiro kandi amahugu y'icyubahiro nawe uzakikwambura n'amahugu y'icyubahiro abantu bazakumenya n'amahugu y'icyubahiro impamvu y'ubutemwa Imana ashaka kugira ngo icyubahiro cye no kugira ngo uzakomeza abandi mu gihe bacitse intege kugira ngo uzakomeza abandi mu gihe batakaje ibyiringiro no kugira ngo uzahagarare uhagarare uvuga Imana wabonye ariko hagabaya gusaba iki muri iki gihe cya none hagarara umenye ngo mu ijuru hari Imana igutabara umenye ngo mu ijuru hari Yesu muri wowe yiteguye kugutsindishiriza yiteguye ngo biravuga ngo Dawidi kujya kurwana Goliyati ngo Sawuli yabaje umugabo w'ingabo Abuneri ngo namaze Abuneri we ese uri umuhungu nuwahehe ngo araje ngo Abuneri umugabo w'ingabo we amugati ikada umwami ngabatumutabaho ntago namumenya sinize kumumenya Dawidi abatajya kumubaririza ni nshuti yanjye igihe cyose kankiraje kugira ngo utangiye kubaririzwa kugira ngo utangiye kumenyekana kuko Imana atangiye kumenyekanisha hagahumura amara umaze imisurira amara imyaka umaze urira imyaka baye myinshurira ibihe baye binini cyane bireberurira ariko mu ijuru hari Imana iteguza kuguha icyubahiro nako umunsi wa none cyo cya gatatu y'ugisoza inyigisho yacu bango Uwiteka guha icyubahiro naguha icyubahiro nawe uzakikwambura naguha icyubahiro benshi bazakumenya naguha icyubahiro benshi bazakufata ku kinyita cy'umwenda wawe ngo dore twabaje kwa munyamugisha dushaka kujyana nawe Yesu Kristo abagirire neza Yesu Kristo teguza kwa icyubahiro nshuti yanjye uyu munsi wa none mbibutse ngo dufite no gusenga ku iminsi 40 turi imbere y'Imana dukeneye icyubahiro cy'Imana dukeneye kubaho kw'Imana nshuti yanjye uhagarare ukomere udusengane nawe kuko Uwiteka teguza kuguha icyubahiro reka twijane mu masengesho guha kuwa mbere turi imbere y'Imana iminsi 40 twinginga Imana iziduha icyubahiro cyayo Imana izitugirire neza Imana izikuza Imana izikwagure Imana izigusetse abana barere kugusetsa umugabo n'umugore barere kugusetsa igihugu cyane kugusetsa isi nibituwe n'amarira gusa muri iki cya COVID-19 ariko mu ijuru hari Imana nshuti yanjye mu ijuru hari Imana iteguza kugira neza mu ijuru hari Imana iteguza kuza kwifuza kwacu mu ijuru hari Imana iteguza kudusetsa nabonye Imana tugira neza nabonye Imana ingira neza nabonye Imana insetsa igihe abavandimwe n'inshuti babananiwe Imana inyihera umunezero wayo niyo mpamvu uyu munsi wa none yanjye gushishikariza kugira ngo usitwe n'Imana ariko biragusaba ku imbere y'Imana biragusaba gutinda imbere y'Imana biragusaba guhagarara imbere y'Imana nucika intege nunanirwe niwihebe kuko mu ijuru hari Imana yiteguye kuza guhaza kwifuza kwawe. Imana ishimwe cyane Imana ibaha umugisha Imana ihaze kwifuza kwanyu Imana ibaha icyubahiro mu izina rya Yesu amen. Data mu izina rya Yesu maze abatuye isi twishime mwami twongeye kumenya kuri Imana mwami wanje tugire neza mu izina rya Yesu Kristo nirukana mwami virus mu izina rya Yesu mu batuye isi mu banyarwanda mu izina rya Yesu Kristo mwana w'Imana muzima waze kwifuza kwacu abanduye COVID Imana bakize uri Imana ikiza Mana mbona ukiza byinshi ukiza sida ukiza kanseri mu izina rya Yesu Imana ikiza mwami wanje abanduye COVID-19
amen mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana muzima ubagire neza Mana gira neza abanyarwanda gira neza abanyamerika gira neza abanyaburayi gira neza mwami wanje inshuti n'abavandimwe n'imiryango urakoze Jehova Jire urakoze Jehova Shaddai ishimwe n'ishyaka bibyawe so twizeye mu izina rya Yesu amen Imana bahumugije kandi bagire neza amazane yandi Mutoni Peace nomero zanjye ushatse kumpamagara cyangwa se no kunyandikira kuri WhatsApp 0788443867 Mwayimana bahumuje kandi bagire neza mu izina rya Yesu